mu kinyarwanda tukita igitabo cy'intangiriro, mu giswahili cyitwa kitabu cha mwanzo, mu gifaransa ni le livre de la Genèse, naho mu cyongereza ni the book of Genesis, mu kilatini ni liber Genesis, naho mu gipolitige ni au livre de Genesis, mu gishinwa ni Chonshiti. Ibi bisobanuye ko igitabo cy'intangiriro cyo muri Bibiliya yera kiri mu ndimi nyinshi ndetse no mu mahanga menshi. Bahaye ikaze ikiganiro isoko y'ibyanditswe gitambuka kuri Neni TV buri cyumweru, muri kumwe na Engineer Juventus. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha inyandiko ya Edouard Naville yakuwe mu gitabo Revenu de l'histoire de religion volume 78 cyanditswe mu 1918 kuri page yacyo ya mbere kugeza kuri page 38 n'urubuga www.wikipedia.org ndetse n'inyandiko yakuwe kuri Facebook kuri page yaho yitwa Umuzi w'igitekerezo mu nyandiko yaho yo mu kwa kabiri 2019. Turaza no kwifashisha amasomo amwe n'amwe yo muri Bibiliya ubwayo. Abashakashatsi mu by'iyobokamana bavuga ko igitabo cy'intangiriro ari kimwe mu bitabo byanditswe na Mose mu gihe cy'imyaka isaga 800 mbere ya Yesu. Mu myizerere ya Kiyahudi ndetse n'iya Gikristo ngo iki kikaba ari igitabo cyanditswe mbere y'ibindi kivuga intangiriro ndetse no kuremwa kw'isi. Gusa ibyanditswe muri iki gitabo ndetse n'uwacyanditse ntibivugwaho rumwe n'abanditsi benshi bitewe n'imyaka cyamaze cyandikwa isaga 600, ni ukuvuga kuva mu kinyejana cya 8 kugeza mu kinyejana cya 2 mbere ya Yesu. Intiti nyinshi zifata igitabo cy'intangiriro nk'imigani aho kuba amateka nyakuri, naho abanditsi ba Bibiliya bo bakavuga ko ari amateka nyakuri yo kuremwa kw'isi. Ariko kandi ukuri ku banditsi bamwe nuko ibyanditswe mu gitabo cy'intangiriro bimwe ari amateka yabayeho, ibindi ngo bikaba ari ukuri kubigereranya ishusho bya teolojiya. Ese wowe ubona ute? Reka dufatanirize hamwe dusome imirongo 2 ibanziriza indi mu gitabo cy'intangiriro. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ukimara gusoma imirongo 2 ibanza mu gitabo cy'intangiriro uhita wibaza ibibazo bikurikira. Icya mbere, ese koko isi yariho ubusa? Icya kabiri, ese imuhengeri havugwaho hari hehe? Icya gatatu, none se amazi avugwa hano mu murongo wa 2 yo si ikintu cyari ku isi? None se niba isi yariho amazi, ubwo umwanditsi wavuze ko yariho ubusa ntibeshye? Ahari se munsi y'amazi mu ndiba ho hari iki? Ibi bibazo bidafitiwe ibisubizo ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo bituma abanditsi benshi bibaza niba ibyanditse muri iki gitabo cy'intangiriro koko byaba byarahumetswe n'Imana cyangwa ari imigani n'ibisigo by'abasizi ba kera.
Mu kiganiro isoko ibyanditswe cy'ubutaha tuzarebera hamwe icyo Bibiliya ubwayo ivuga kuri ibi bibazo bishinja kuba itarahumetswe n'Imana. Murakoze, mwari kumwe na Engineer Juventus. Ciao ciao.